Murakaza neza ku mbaraga z'ukwizera. Uyu munsi turaganira ku kamaro k'ukwizera mu kugera ku ntsinzi. Twifashishije igitabo Think and Grow Rich cya Napoleon Hill. Napoleon Hill avuga ko ukwizera ari inkingi ya mwamba mu guhindura inzozi zacu impamo. Ubwo twizera niko tugira imbaraga zo gukora ibishoboka byose kugira ngo tugere ku byo twifuza. Kwizera ni uburyo bwo kumva nta shiti ko icyo wifuza kigiye kuba impamo. Si ukwizera gusa ko bizagenda neza, ahubwo no gukora ibikorwa bihuye n'iyo myumvire. Nanone nk'uko Hira bivuga, kwizera ni imbaraga z'umutima wawe zatuma ushobora kubona ibintu utarabona, kandi bigatuma ukora ibikorwa bikuganisha ku ntsinzi cyangwa kugera kuri ibyo bintu utarabona. Henry Ford yari umukene, nta shuri ryiza yari yarize, ariko yari afite ukwizera gukomeye ko azakora imodoka. Abenshi bakibaza uko bizashoboka. Igihe yabwiraga abantu ko azubaka imodoka ifite moteri ikomeye kandi ifite igiciro cyoroheje ku buryo buri wese yayigondera, abahanga benshi bamubwiraga ko bidashoboka. Ariko kubera ukwizera kwe, yakomeje kugerageza nyuma aza kubigeraho, ndetse yabaye umwe mu bantu bahinduye isi binyuze mu bwubatsi bw'imodoka. Dore uko ukwizera guhindura imikorere y'ubwonko. Kugira ukwizera gukomeye mu ntego zawe, niko ubwonko bwawe butagaragara subconscious mind butangira kubishakira inzira. Ibitekerezo biba nk'imbuto zitewe zigakura. Ukwizera rero si uko ubyumva gusa, ahubwo ni uko ubyumva n'uburyo ubibamo cyangwa ubyiyumvamo. Iyo wizeye ko ushobora kugera ku kintu, ubwonko bwawe butangira gushakira uburyo bwo kugera kuri iyo ntego. Usibye abacuruzi n'abakinnyi b'umupira bakoresha ukwizera. Urugero rwiza ni Cristiano Ronaldo. Yemeza ko buri gihe yiyumvagamo ko azaba umukinnyi w'ikirangirire, kandi mbere yo gukina yakundaga kwishyiramo ko aratsinda igitego. Ibyo byatumaga ubwonko bwe bwihutisha ubushobozi bwe bwose mu kibuga. Niyo mpamvu umuntu ushaka kuba umushoramari akwiye kubanza kwizera ko bishoboka. Iyo amaze kubyiyumvamo kandi akibona abikora neza, atangira kubona amahirwe, agakoresha ubushobozi bwe mu kuyageraho. Dore ikintu kimwe mu bibangamira ukwizera kwacu. Impamvu abantu benshi batsindwa si uko badafite ubushobozi, ahubwo ni uko bafite ubwoba. Iyo ushize ubwoba ukemera ko ushobora gutsinda kandi ukirinda gushidikanya, ubigeraho nta shiti. Niba ugira ubwoba bwo gukora ikintu kandi ukaba ufashe umwanzuro wo gutsinda ubwoba bwawe, uzaba nk'uyu mukobwa wifuzaga kujya kwiga hanze y'igihugu, ariko nta bushobozi yari afite. Yari afite ubwoba bwo kumva ko atabigeraho, ariko umunsi umwe atangira kwiyumvamo ko azabikora kandi bigakunda. Yakoze ubushakashatsi, akusanya amakuru akenewe, asaba buruse, arayibona, ubu ari kwiga mu ishuri rikomeye. Uko wakwitoza kugira ukwizera? Ukwizera ntikwizana, ahubwo ugomba kubyitoza. Napoleon Hill atanga inzira 3 zatuma ugira ukwizera. Uburyo bwa mbere ni ugukoresha amagambo meza buri munsi, aribyo byitwa affirmation. Bwira umutima wawe ko wizera ejo hazaza hawe. Bwira ubwonko bwawe ko ushoboye. Gerageza kuvuga buri munsi uti ndi umuntu ushoboye kandi ntacyo ntageraho. Uburyo bwa kabiri, reba watsinze, aribyo visualization. Saba umutima wawe kukwereka uko uzaba umeze. Urebe aho uzaba uri, abo muzaba muri kumwe, n'uko uzaba wishimye. Uburyo bwa gatatu, mera nk'aho ibyo wifuza bimaze kubaho. Uko wigira nk'uwamaze gutsinda, niko ukwizera kwawe gukura. Ikindi kandi wazirikana ni uko kwizera bidasaba ibimenyetso, ahubwo bisaba gukomeza gukora. Nubwo nta bimenyetso by'intsinzi ubona, ugomba gukomeza gukora nk'aho intsinzi iri hafi. Ikindi, ibyo utekereza nibyo bigira imbaraga. Iyo utekereza ibintu byiza, ubwonko bwawe butangira kugushakira amahirwe. Nanone, ganira n'abantu bagufasha gukomeza ukwizera kwawe. Shaka inshuti zagufasha kubaka ukwizera, zigushyigikira mu nzozi zawe.
bashimire kubana nanjye uyu munsi. Kwizera ni urufunguzo rufungura amarembo y'intsinzi. Nimwizere, mukore, kandi muzatsinda. Niba utarakora subscribe, turagusaba gukanda ahabugenewe, kandi tubasaba kuduha ibitekerezo byanyu mu gasanduku kagenewe ibitekerezo. Turabashimiye, murakoze.